cyambere cyo cyanteye ubwoba naho banjyanye aho mu ishyamba tukajya duhenagurika nareba nkabona n'utuntu tugenda duhenagurika imbere yawe benshi cyane kandi kanaka yivuga izina uranzi ko ndi kanaka uranzi ko harimwo abonzi harimwo n'abahehe bakivugira twebwe turi imidugudu 18 isawa wa dayimoni none se umudayimoni ni iki si umuntu warapfuye se twongeye kubasuhuza nshuti z'ijwi ry'Abarangi TV uyu mwanya rero ni umwanya tugiye kubagezaho ubutumwa bwa Tabo Marita ukomoka mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Huye ugiye kutugezaho ubuhamya bukomeye bw'inzira y'umusaraba yanyuzemo aho yabanye n'amademoni mu gihe cy'imyaka 5 amukoresha ibintu bitandukanye ubuhamya rero uyu ni umwanya kugira ngo mubukurikire. Nitwa Tabo Marita ukomoka he? Amajyepfo mu karere ka Huye umurenge wa Huye. Tugereranyije uburwayi bwagufashe ryari wumvaga bimeze biti? Ubu mfata rwose nabikubwiye ko uburwayi mumfata nabanjije kujya nkubwira ko nararaga mu rugo ibintu bikanyotsa umubiri wose nkarara mu rugo nakubita urubavu hasi bikanyotsa nkabyuka nkarara mu rugo ngafata amabuye nkabona ibintu byinshi cyane narabikubwiye kandi imbare abantu babyohera ibyo simbizi sigewe ntuwana bimbaza ngo mbikubwire shwi na nabonaga ari abantu ariko nabonaga ari abantu samwe dushushanyiriza nabonaga abantu mu buhe mu ishusho y'abantu mu ishusho y'amadayimoni isawa wa dayimoni none se umudayimoni ni iki si umuntu warapfuye se ntabwo rero nabibonaga kuko bigenda naca ahangaha nabyo bikantanga imbere ibintu byinshi cyane nakubwiye ko no mu ishyamba narayemo nagiyemo nko mu masaa 2 z'ijoro narisohotsemo saa 3 nibwo nari ndangije kugeraho. Ubwo ryari rere shyamba rya Nyungwe? Oya ahantu twita muri Gishwati hafi y'iwacu. Ubwo ryari shyamba rinini tugerageje niko kuva nkaye nahaheza se reka uterera wongera utambika ntabwo nariheza. Ubwo iryo shyamba warigenze wenyine? Nibyo bintu turi kumwe ariko tugendana aho ngeze zamuka hakaba hari nabwo ndokera mu gikoki nkongera ngakukuza nkazamukamo tuvugana nk'uko tuvugana ati nyura ahangaha nacangaha bagaca ubwo bigaca mpaka dusohotse mu ishyamba. muri icyo gihe wabaga wambaye ubusa nk'uko wabivuga? Oya ubujabari bwabaga bundiho hakaba hariho igihe nyine bambwira ati yambure nkahagara nk'ahantu nkakuramo umwenda ku manywa y'ihangura none se ubi ababyihorera ku manywa y'ihangura none se umuntu ababikora aruzi ko hari umuruzi cyangwa hari umuntu uzamuseka reka da iyo abantu bambonye rero ubu baratangira umwe akavuga ati tubimubwiye buriya yatuzana kuko iyo navekaga nimba nicaye n'imbere y'umuryango bikanyotsa impande zose ariko ujya utinya ibintu byazanaga n'urusenda bikajugunya mu mubiri ko
rwagati urusenda ibintu amagerageza aba menshi cyane ubwo ngahaguruka rero imisozi nkayigenda aho bingejeje ko haba ari mu gihuru kagenda bikambwira agenda uryame nk'ahari nkaryama bwacya nkongera nkagenda naraha mana bamarayika rwose muzankomereze ahangaha rwose uwo ari we wese ubu yambonye yumva yashimira Imana rwose nta hanyuma rero ugize utya nanone uza kwisanga Indera Karayesi najyanyweyo n'abakobwa banjye ubwo baraje bababwira ati mama wanyu yabaye umurwayi baranjyana nahafatiye ibinini imyaka 3 guhera muri covid yabaye mbirwaye ariko yabaye mbirwaye giye ndabizi ndabyibuka nirirwa nkata nyine umbonye haturiya nibyo hanyuma imiti rero waje kuyirekuta imiti narafufumanza umubiri wose maze gufufumanga uwo nyuzeho nkumva aravuga ngo dore noneho kanaka uko angana sinzi uko akenge kagarutse imiti ndayifata ndabihisha narabihishe bambaza bakayishaka bakayibura akenshi abamwira imiti ivura uburwayi bwo mu mutwe usanga bacika intege bakabyibuha cyane wowe byari bimaze nawe narabyibushye nanjye nyine kandi nta kintu naryaga se kiri kubampfaga gasoni rimwe na rimwe yambonye ubwo nari kurya nta batambona buri kanya hanyuma rero umuntu wakuvuza ati hari abamarayika bari i Kigali ugomba kukujyana bakakuvura mu isi y'abazima ukava muri ayo mateka uwo muntu niwe ushaka kumenya mu rugo yabiganiriyeho n'abana nyine barabivugana ati yewe muzamuzane ku buryo ubu n'ubu tuzavuga ko tumujyanye i Butare aho tubavurirwa ubundi tumujyane tugende nuko nageze hano rero uba wisanze mu barangi nukuri hanyuma sibwo wararwanaga waje utuje uratuza ibyo oya sinarwanaga icyo nakoraga nijoro n'amabuye nashyiraga mu mufuka kugira ngo ninjya kuryama naryama bikanga nkajya kureba babandi byarasakuzaga nyine nanjye ngatora amabuye nkabitera imvura irimo igwa ibyo nabonye byarasakuzaga mu ijoro bikagusakuriza ukafata amabuye ukajya kurwana nabyo hanze watera nk'ikirahure kandi ugira ngo gutya mpita gutya naho kurwana mu maboko ntawe twigeze turwana mu maboko ngo mfate abana ahubwo iyo abana bazaga iruhande rwanjye numvaga ari byiza none rero ko bigoye kuba wagera mu barangi bakagutegeka ibi kwanga ikibi n'igisa nacyo kandi ukaba warasomaga akayoga n'agatabi uwo mutima wakubereka wavuye bisa nkaho nkigera hano narabikubwiye nkigera hano byahise bimvamo byose tuvuge nko mu minsi ya mbere ntiwirengekaga nko ku ruhande ukabanza ugasomaho oya mana we nahise ngenda ndabijugunya rwose n'abo twabanye ahangaha babikubwira nta nubwo nakoraho bibaho no ku nzoga sinakoraho oya ubuzima ndabushaka uko bari banyishe nanjye
igihe kitageze ubuzima ndabushaka uzi kubona abantu wumva abantu kiriri wumva ari we bashaka wenyine kandi abo turyamanye bose ntihagire n'umwe ubyumva yari igihe urwana nabyo najye kuvoma ngo ngiye kuzana amazi nawe ngiye gukura tukajyana nawe ngiye kuvoma ati unama wenda akajerekani ngatereka ku mutwe tukongera tugasubirana ari byo biri kugukorera ariko rero ikintu cya mbere cyo cyanteye ubwoba naho banjyanye aho mu ishyamba tukajya duhenagurika ntareba nkabona n'utuntu tugenda duhenagurika imbere yanjye benshi cyane kandi kanaka yivuga izina uranzi ko ndi kanaka uranzi ko harimo abonzi harimo n'abahehe bakivugira twebwe turi imidugudu 18 ku muntu umwe 18 subwo muri uko kubabona muri uko kwirirwa bakuvomesha hari abaturanyi babonagamo abaturanyi bapfuye barivugaga abapfuye ukajya kumva nk'umuturanyi nari nahasanze bapfuye nkababonamo gutyo abantu ni beza umuntu ni munini ariko n'uwabikoze marayika azamubabarire kuko siwe nawe waje kumumenya amaherezo ubwo nzamumenya kuko byanivugiraga n'ukuntu badutwaye inka imaze ibyumweru 2 byaye oya barayitwaye basiga umutavu muhira ayo badayimoni nk'aba muri kure niyo yayijyana byarambwiraga aho yanyuze ariko nyuma aho nsubiriyeyo twaje kumenya ko abayitwaye babivuze ariko ku munota wa nyuma imbaraga z'abarangi barivuze umwe yarapfuye undi arafunze bavugana ko bayijyanye tuti nta kundi byagenda nyine umuntu w'umuturanyi se kugambanira inka akakwima kunywa amata nta cyiza na gitoya ako kanyana twaje kukareresha iki inkamure y'amasaka ariko yarakuze nyiri kuyigura yarayigurishije ntiyari iyacu yari y'umukobwa wari wayizanye muhira nyine oya yarataranashaka ayo madayimoni rero mu byo yagukoresheje byamahane n'ibindi bavuga ngo biragatsindwa oya marayika azabihinda byigizeyo ntihazagire n'umuntu oya ariko uzi ko watwicaranye gutya ukabona umuntu ndavudutse ndagiye uko nakiriwe nta n'icyo nashyize mu nda ayo mazi wajyaga kuvoma nayo amademoni yakoresheje narayazanaga hakaba hari ubwo bimbwiye karaba cyangwa se dushyireho inkono nateka atatsa nkatsa byatogota byagera ko bigiye gushya ubwo bagatamika nkafata inzira nkagenda no kuvuga ngo wabanye ugereranyije wabanye n'igihe kingana iki nayo madayimoni ese ubwo bagiye ese ubwo urumva atari imyaka myinshi habuze imyaka 5 ishize 5 uri kumwe nayo murarana
tura nari kubona ibyo ngibyo se mbibona ku gasozi gutya nijoro bikatamika nkabona iyo kanaka ibyo arimo akora abanzanira imifuka y'imicanga ngo ni ibishyimbo banzaniye ni ibintu buhamya bukomeye kuri jyewe imicanga bakavuga ngo ni abaturanyi ngo banzaniye ibishyimbo naho ni imicanga nyine barimo bantera bakaza bagaterura nk'umuntu akaza agaterura nk'ikintu nicaye mu rugo cyangwa ngiye inyuma y'urugo bakaza bigeze kunyiba ngo ibishyimbo batwara n'isuka bakambaza ese ibintu byari biraha bigiye ko none se ko bari bampamagaye nzu biteruye uwo ari we ubwo urumva rero agaciro kari ntako nyine kuva wagera mu barangi ntabwo birongera kugaruka mu ntekerezo ni ukuri ndashima rwose bamarayika nta na gito urabona ko nari maze n'amezi 2 n'igice muhira ndumva narahagiye mu kwa gatanu mu matariki angahe z'ukwa gatanu amara ukwa gatandatu ukwa karindwi nawe ibyo byose nta kibazo nahagiriye gikomeye usibye ubwo burwayi bundi bw'abana nta kindi hanyuma hari abantu bafite uburwayi nk'ubwawe ariko babuze aho bajya kwivuza ariko bakaba bafite uburyo bwo kuba babona iki kiganiro nihe nama wabagira kugira ngo nabo batirukanka ku gasozi ko biza ari kwishi se ariko nabona nanjye namurangira umuganga ntidogiteri nguyu uzaze mukwereke dore uwamvuye n'uyu nguyu nanjye nkaba namuha ubwo buhamya kuko nari mbayeho nihe miti baguhaye rero yagukijije imiti bampaye ni nk'uko turimo tuganira wowe nta binini nanyweye nta muvugutano bampaye kwiganirira nka kuriya twibyinira bya marayika twiganirira nta muti batanga nta kinini batanga abamarayika bo mu ijuru baratuvura rwose nta kibazo abamarayika bakoze imirimo bakura mu muhanda bagukiza imiti wanywaga ya buri munsi bikumereye neza bagukiza ibindi byagombaga kukugirira nabi nicyo bashimira ishimwe ni iryabo hose aho ariho hose abamarayika ishimwe natwe turiho ntawe ubura ishimwe ntacyo wabona waha uwakugiriye neza usibye kumusabira iki rero dusoza ni iki wumva wavuga kikuri ku mutima kibwira abantu muri rusange kibwira abantu ni kutagira uburwayi ngo uherane uburwayi kandi abanyarwanda duhari nshobora kukubwira ni kwa kanaka nahabonye umuti ngwino nawe nkujyane batambwira ngo bamwe birirwa birukanka ngo ngiye mu bapfumu ngiye he ntabyo nabonye hatazagira umbwira ngo wenda naba naragiye kuraguza sinda oya Marita sikwi ntabyo nashobora abamarayika rwose naranabahakaniye dusoreje ubuhamya twagezwagaho na mama Marita aho yatubwiye inzira y'umusaraba yagiye anyuramo itoroshye nk'uko mwagiye mubyiyumvira rero nawe hari igihe ushobora kuba uturanye n'umuntu wanyuze mu buzima nk'ubwe
cyangwa se hari ahandi hantu umuzi umuvandimwe, ushobora nawe kumurangira inzira tawe yanyuzemo nawe yivuza, akaba yagana abarangi kugira ngo bamufashe kwivuza no gukira. Rero icyo usabwa nta kindi ni ukwandika izo nimero ziri muri komenti, hanyuma ugahamagara abarangi bakagufasha. Naha rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, mugire ibihe byiza, mwakoze cyane.